arayizana akajya ambwira ngo ukoraho, nakoraho nkabona haje kana aranabikoze. Abakobwa bo mu cyaro iwacu nkibikora byaransekeje. Bwa mbere na mbere kuba ari abanyacyaro ntabwo bivuze ko ari bo bagenewe gutwara inda zitateguwe, nabo kubaho neza bagakura bagashyingirwa bakaba abagore babereye u Rwanda, nabo birababereye, ntabwo bibereye abanyamujyi gusa. Inama rero nagira ni ukwihagararaho, umukobwa wo mu cyaro akamenya ijambo oya, cyangwa se niba byanze akamenya uburyo bwo kwikingira ubwo ari bwo bwose, akabasha kwikingira. Kandi ubwo duherukana nari kumwe na mugenzi wanjye atubwira buryo ki twakoresha ngo twikingire. Nanabemereye kujya kubatera inkunga yo kubegereza uburyo bwo kwikingira. Kana aranabikoze. Abakobwa bo mu cyaro iwacu banangira ubuhamya, nabahaye uburyo bwo kwikingira, nabagiriye inama, nibambera imfura bakazikurikiza hazagaragaramo impinduka. Bakunzi ba Rifa TV show, welcome, turabakumbuye cyane. Hano ni kuri Rifa TV show, twakiriye umutumirwa. Ndabona ari umukobwa mwiza cyane, ureba neza, useka neza, ameze neza cyane. Ndabona rwose, reka mubahe abasuhuze anatuganize ku kintu atuzaniye hano. Welcome. Murakoze. Ni ibisanzwe, ni wawe, ni Umwiza Anita. Anita, uratangira utubwira se. Anita, ndabona uri umukobwa mwiza kabisa. Bakwita ngo Anita, sinzi, numvisemo Anita. Nitwa Anita Umwiza. Okay. Hani, uratubwira se waturutse he se, ikintu tuzaniye ugiye kudupfundurira ubu ngubu, watubwira ukareka kutwicisha amatsiko. Naturutse Rwamagana. Cyo mbazaniye ni ibisanzwe, ni ibiganiro biryoshye, ni stories ziryoshye. Murabizi ko nta kibi nabahambaye ibyiza gusa. Anita, story se udufitiye ni iyihe? Story udufitiye yiduhe se. Uri umuhanzi, uri umuririmbyi, uri iki? Impano ufite ni iyihe? Ngiye ndi umusinema, nyina filime, komedi, tuntu nk'utwo ngutwo. Ukina muri filimi, uri umukomedi. Hari agakomedi waduha gatoya se katwinjiza mu kiganiro twumva tumerewe neza? Gato cyane wenda kadusetsa biraho. Sibu akabona bakakabasetsa, kababwira akantu ako biraterwa. Ngewe nkibikora byaransekeje. Bwa mbere na mbere nyikora muri telefone ya tace. Hari umuntu twari dutunye afite telefone ya tace, arayizana akajya ambwira ngo ukoraho, nakoraho nkabona hajemo umubare mwishima nkabyinira hejuru. Ati none ibi ni ibikidere Rwamagana irahiye, kuko ari ubwa mbere nari nkoze muri tace. Nge numvaga nyine bisekeje, sinzi. Ese ubwo hari ryari ku buryo wakoraga muri tace ugatangara? Ubwo kuvuga ko hari ryari? Nyine hari ukuntu ikintu kiba cyadutse kikagera muri quartier vuba, aribwo kikihagera. Tace rero ikigera muri quartier umuntu ayeguze bwa mbere, eraduhaye ngo dukoremo. Wakoramo wakanda umubare ukabona hajemo umubare, nyine ugasa nk'utangaye, ukabona birasekeje cyangwa se biratangaje. Kumva ni ibitangaza biri aho ngaho. Ubwo hari ryari se mu buhe mwaka? Byari nka 2013. Telefone zaje kera, uri umwana kuri telefone. Telefone zaje muri 2000 zari zihari, zaje 99. Gaho agaho komedi nta kukatubwiye. Telefone zaje kera birumvikana, ahubwo nakubwiye ngo nibwo ikintu cyageze muri quartier bwa mbere.
muri iki gito nyine karitsiye abantu benshi batagifite ari wowe ugifite, uba nyine ubona ari ikintu gitangaje. Twebwe nibwo rero yahageze, twumvaga nyine bihambaye bisekeje. Ese Anita na Anita, ikintu yamineyemo wumva ukunze muri ino minsi ni iki? Ikintu uhararanye muri ino minsi ni iki kirimo kiguha amavuta? Muri ino minsi ndi gukina udufilime cyane, nibyo nibereyemo. Icyo kintu urimo wiyamineyemo gukina filime, nk'umukino ukina ukumva unezerewe ni nk'uwuhe wumvamo uri fiyeri yawo? Biterwa na filime uko imeze, ariko ubundi ngiye nkunda gukina ndi umwana mu rugo, cyangwa se ndi nk'umunyeshuri, cyangwa se none ndi wa mukobwa w'inshinzi, ndabikunda. Twereke nk'urugero nk'umukobwa w'inshinzi, twerekeye abantu badukurikiye turebe ko hari uwazagutumira ukamukinira iyo role. Ubuze nabyeditinga bigahita bizara. Bigerageze niyo ryaba isogonda rimwe umuntu uhita ukuri ahita amenya uyu muntu ndabona afise impano. Yego. Umva ndakwiyamye n'undi munsi ntuzamenyera. Wow, kabisa. Abadukurikira ndabona rwose wenda bazashyiraho amakomenti bavuga ati uriya muntu ndabona arimo umuntu uri serious, mwazamwifashisha. Wow. Ubundi iyi niyo turi gukina ndi kubikina mba ndi kubifiringa fresh. Gukina ndi inshinzi ndabizi ndanabikunda. Nuko nkunda gukina ndi umunyeshuri, cyangwa se ndi umwana mu rugo yibebeza ku babyeyi, ndabikunda. None se ufite manager? Nubwo ubikunda ufite manager? Twebwe dukina ari nka groupe, twifungurije channel yacu ari groupe, dukora nyine nka groupe na manager urenze tudufite. Wazatubwira tukazasura se tukareba ibyo bihangano byawe? Ntacyo bitwaye, groupe yacu ariko amuyiragendwa, dukunda n'abashyitsi cyane. Okay, wow. Se muri n'umuhanzi se uraririmba? Kuririmba ndabigeragezamo gakeya, ndanabikunda, ariko nshaka kuzabikurikirana nkabimenya kurushaho byinire byisumbuye kuruta uko mbizi. Se nakaye kantu waduha kugira ngo abakunzi badukurikiye gashobora kuba kabanezeza? Nta kantu waduha ufite watuzaniye kajyanye no kuririmba? Uko byumva wowe kanezeza abadukurikiye. Akantu kabanezeza nge ndakeka ko akenshi n'umuntu uyagifungura ari kureba ngewe ahita anezerwa. Koza byo urareba neza, ndabona unaseka neza. Ubyiyiziho se? Ntabwo ari cyane, nta nubwo mbizi. Gake. Hari ikiganiro nabonye mwakoze ubushize kivuga ku bana bo mu cyaro ngo uko bagomba kujya bitwara n'ibiki byose, numva warahavuye uhavanye umwanzuro runaka. Wenda ikiganiro ntituragishyiraho, ariko wabwire nk'inama urubyiruko rugenzi rwawe muri bya bindi bishoramo byerekeranye n'ubusambanyi, wabagira inama bagasa nk'ababishyira ku ruhande kuko ntabwo ari byiza. Cyari kirekeye n'ibintu z'indaro abantu batwara. Ubushize ubwo twakoze kiriya kiganiro nagerageje kubagira inama no kubumvisha nyine ko ibyo bakora atari byo, ariko n'ubu nakongera. Umukobwa wo mu cyaro kuba ari uwo mu cyaro ntabwo bivuze yuko agomba kuba igikinisho cy'abahungu, cyangwa se kuba avuka mu cyaro ngo abahungu bamumenyere kurenza. Nyine umukobwa wo mu cyaro ni umukobwa nk'abandi. Umukobwa wo mu cyaro agomba kuba respect muri byose, apana kumumenyera ngo nuko ari umunyacyaro, ngo nyine nabo bakihagararaho. Nubwo ari abanyacyaro ariko barashoboye. Kuba ari abanyacyaro ntabwo bivuze ko ari bo bagenewe gutwara inda zitateguwe. Nabo kubaho neza bagakura bagashyingirwa bakaba abagore babereye u Rwanda, nabo birababereye.
ntabwo bibereye abanyamujyi gusa. Inama rero nabagira ni ukwihagararaho, umukobwa wo mu cyaro akamenya ijambo oya, cyangwa se niba byanze akamenya uburyo bwo kwikingira ubwo ari bwo bwose, akabasha kwikingira. Kandi ubwo duherukana nari kumwe na mugenzi wanjye atubwira buryo ki twakoresha ngo twikingire. Nanabemereye kujya kubatera inkunga yo kubegereza uburyo bwo kwikingira. Kandi naranabikoze, abakobwa bo mu cyaro iwacu banangira ubuhamya. Nabahaye uburyo bwo kwikingira, nabagiriye inama, nibambera imfura bakazikurikiza hazagaragaramo impinduka. Murakoze. Sasa rero Anita, utubwiye ibintu byiza cyane, turimo turagera ku musozo. Wenda nakagaruka, wenda hari igihe runaka uzagaruka utuzaniye ibindi bintu bimeze neza. Gaho sezera ku bari badukurikiye, nakagaruka ubutaha tuzaza dupika noneho bimeze neza. Inshuti zanjye bakunzi ba Alpha TV Show, ndabakunda, murabizi, mporana namwe, mbawudushya twinshi, bagira inama kenshi, muri inshuti zanjye kandi ndabakunda, ndabishimira. Reka uyu munsi tugarukire ahangaha, naho ubutaha murabizi sinjya mbarambira, garuka vuba. Ciao ciao.